Nyambo akaba asezeranye byemewe imbere y'amategeko n'umugabo we kuri uyu munsi rwose tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Nyambo akaba agiye mu murenge, ibintu byari byiza, abantu benshi bagiye bavuga bati Nyambo ntabwo yadutumiye bamuterera ivi, gusa kuri uyu munsi abantu benshi, ibyamamare byinshi byari byitabiriye, abanyamakuru hari bagiye batandukanye, abakinnyi ba filime ba Kiramani Bansabi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Byari ibyishimo gusa reka tugaruke ku kuntu Nyambo yari yambaye. Mu by'ukuri Nyambo niwe muntu uyu munsi wari wambaye neza mu bantu bose bigeze babaho, twaba twarigeze tubona ahangaha kuri social media rwose berekana imyambarire yabo. Nyambo yaje mu modoka ziteye ukwazo, Nyambo yaje mu modoka nziza cyane, imodoka yatangaje abantu birenze urugero. Ibigaragara byo ni uko Nyambo agiye mu mafaranga. Nyambo nawe ubwe ni umwe mu bantu bihangiye umurimo, umukinnyi wa filime mwiza cyane umaze kugera kure. Rero akaba asanze n'umugabo bita Sharire, rwose umugabo ufite amafaranga, umugabo navuga ko nawe bigaragare ko afite ku mufuka hakomeye. Ibya Titi Brown rero abantu mwabizanaga nimushire hasi, umukobwa wacu Nyambo Jessica aragiye nk'uko mubibona mu mashusho ari aho ngaho muri screen zanyu. Nyambo yari yambaye imyenda myiza y'umweru rwose, n'umugabo we amufashe amujyana ati ngwino tugende. Ibyo ngibyo by'aba Titi Brown nibije ku ruhande, nibijye ku ruhande kabisa, ubundi uze nkwitwarire home nkujyane mu rugo, kubera ko bakimara kuva mu murenge nta kundi ni ugutaha mu rugo. Birumvikana ko rero Nyambo we abantu bavugaga ngo hari ubukwe bupfa baramaze gutera ivi, bakavuga bati hari n'ubwo baguterera ivi umukobwa bakamukwambura. Ibya Nyambo byo byarangiye. Yego wenda abantu barakomeza bavuga ati umuntu ushobora kumujyana mu murenge ariko bugacya bamutwara. Gusa icyo nababwira cyo ni uko Nyambo agiye kurya mu rugo rwe, agiye guhita ayerekeza mu rugo rushya rwiwe n'umugabo we, aho bagiye kubana ubuziraherezo nk'uko babisezeranye mu rukiko. Rero twifurize Nyambo ishya n'ihirwe, tumubwire tuti uzagire urugo ruhire kandi uzatunge utunganirwe, ubyare abana, ubyare hungu na kobwa, ubundi ubuzima buzagende neza kandi amahoro wagiye gushaka uzayabone. Ikindi inka zizagukamirwe rwose. Nyambo Jessica umukobwa mwiza rwose ugiye mukuri kandi akagenda ntanda atwaye nk'abandi bakobwa rwose ba hano kuri social media, nk'uko byagiye bigaragara kuri ba France Mpundu bakoze ubukwe baramaze gutwita. Rero akandi kantu kabaye mu bukwe bwa Nyambo, mu ikanzu nziza cyane Bwiza yari yamwambariye rwose, ubona ko Bwiza nawe yari yabukereye. ni umukobwa wari washagawe n'abantu navuga ko bakomeye ba Kiramani mu myenda y'umweru, Bwiza mu ikanzu nziza amuri iruhande. Ubona ko rwose umukobwa yabanye neza, ndetse na ba Mitsutsu ba Alfonsina, abantu bose bakina bose birirwaga mu biganiro bavuga bati Nyambo rwose ntabwo yadutumiye mu ivi rye. Byose yaberetse ko ari uko nawe byari byamutunguye. Abantu bose nizere ko ubu ngubu bamaze kubona ko Nyambo atari umuntu mubi, abana n'abantu bose, kubera ko abantu bose bashoboka bavugaga ko Nyambo yanze gutumira mu ivi rye, yamaze kuba yabatumira imbere y'urukiko rwose, akaba yagiye gusezerana mu murenge rwose. Ubona ko Nyambo ibintu yabigiyemo neza, ndetse n'abantu bose akaba yabatumiye, ari abanyamakuru, abakinnyi ba filime,
abantu bose ingeri zose rwose n'abahanzi bari bariyo, dore ko ku ikubitiro umuhanzi Bwiza icyamamare mu muziki nyarwanda ari we wamwambariye. Wakoze kubana nanjye, nitwa The Brown.